Hello family, mumeze mute? Ndabasuhuje aho muherereye hose, aho dukurikiranira hose uri ndagusuhuje. Hano ni ku nama za Queen 31, ngewe ndi Queen. Uyu munsi rero ntabwo ndi nyenyine, ndi kumwe n'umutumirwa. Gusa ntabwo yifuje kugaragara kuri kamera, muri butwihanganire. Ariko ni umupapa yitwa Eric, ngo yifuje kuza kugira inama abapapa. Abapapa rero mwegere hino umupapa babwira uburyo umupapa mwiza agomba kwitwara. Tuguhaye ikaze hano ku nama za Queen 31. Yego murakoze. Nkuko mumaze kubivuga, nitwa papa Eric. Gusa ntabwo mfite Eric gusa, mfite n'abandi bana. Ariko ndumva atari ngombwa ko nabarondora. Reka dukoreshe iryo zina ryonyine rya papa Eric. Ndabashimiye. Uyu munsi rero ni iki ufite ushaka kugeza ku bapapa? Uyu munsi tugiye kuvuga umupapa mwiza ubundi. Noneho tugiye kureba uburyo umupapa akwiye kuba mwiza mu rugo, uburyo akwiye kubahiriza inshingano ze. Nicyo ugiye kugira inama uyu munsi ku bandi bapapa. Murakoze. Ko numva abapapa se aribo, abapapa ni ngombwa kubagira inama, ariko kandi ibintu biba byiza ukomye urusyo n'ingasire. Yego, umuco wacu wa kinyarwanda numvaga bavuga ngo umugore ni umutima w'urugo, umugabo akaba umutwe w'urugo. Kuko nta muntu, burya umuntu utagira umutwe ntiyagenda, ntiyanabaho, juste ntiyanabaho. Mbese umutwe ni ingenzi. Umutwe ni ingenzi. Ariko kandi umuntu udafite umutima sinzi ko nawe yabaho. Mbese biruzuzanya. Nubwo yabaho, yaba ari nk'igipambaragata, kwa kundi mu kinyarwanda babyita, mbese umuntu utereye aho ngaho. Hari ibintu bajyaga bavuga, nk'umwana yaba yananiranye, ukumva nka se yaramurambiwe, akavuga ngo ariko kiriya cyane cyapfuye gihagaze, gushaka wapfuye uhagaze. Icyo gihe babivuga ngo uwo mwana umutima we ntabwo uri tayari, nubwo umubona afite umutwe agenda, ariko ntabwo ari tayari. Bivuga ngo iki rero, umutwe ni ingenzi nk'umugabo w'urugo, wo mu rugo, ariko kandi umutima nawo nyine uri kumva ko ari ingenzi. Bivuga umutima uhagarariye umugore, umutwe ugahagararirwa n'umugabo. Erega uko iminsi igenda ihinduka, tugendeye nko ku bantu ba kera, na Bibiliya bivuga. Bibiliya reka tujya nko mu tangiriro, Imana kubemera Bibiliya, ariko wenda na Korowani ifite uko bivuga, no kuko byo byamenywa n'Abayisilamu, nge ntabwo ndiwe, ariko na Korowani nawo mpamya ko ni ijambo ry'Imana twemera kuko byigisha ukuri. Gusa nyine ntabwo narivugaho cyane kuko ntari Umuyisilamu, menye uko bivuga, ariko naryo ni igitabo cy'ijambo ry'Imana. Ubwo tugendeye kuri Korowani, tukagendera kuri Bibiliya ndetse n'ibindi bitabo by'abahanga bivuga ku mibanire y'abantu, umugore ni ingenzi mu buzima bw'umugabo. Imana ngo yaremye ibintu byose, irareba ibona ibintu byose ni sawa, ndetse birayinezeza. Ariko ngo irareba ibona uyu muntu naremye azabaho wenyine. Ubwo iravuga ati ngo reka tureme undi muntu umufasha. Ubwo ni uko yaremye umugore. Uwo ari wese arabizi nyine, ubasha gusoma Bibiliya arabizi ko ngo yasinzirije Adamu, yamara kumusinziriza ikamukuramo urubavu, ahasigaye muri rwa rubavu ikabombamo undi muntu. Adamu akaza
gukanguka umugore yageze aho ngaho tayari. Bivuga ngo uko byagenda kose umugabo niwe waremwe imbere. Burya umwana uvutse mbere nk'ifura nawe uzi akazi ahura nako, inshingano ahura nazo. Bivuga ngo uko byagenda kose umugabo ni ingenzi mu rugo. Mu buzima bw'umugore umugabo yabuzemo nabwo ntabwo biba agaciro k'umugore. Hari abagore baba bifite, hari n'abagore bafata icyemezo cyo kudashaka. Hari nk'ibihugu bigira abagore bishakanira, bagahitamo kwishakanira n'imbwa, ntunyumve nabi. Ariko icyo gihe nyine ubwo mu muco wacu, reka tuvuge ku muco wacu wa kinyarwanda, umugore n'umugabo ni ngombwa mu rugo kugira buzuzanye igihe Imana ikibashoboje kuba bari kumwe, kuko Imana nigena ubuzima bwa muntu kuri iyi si. Ubwo tugarutse inyuma, ndabashimiye ku butumire mwampaye. Naranditse, nabonye inama za Queen numva ndazikunze. Mbona mutanga inama zafasha umuryango, ndetse n'umudamu wanjye akunda inama zanyu. Murakoze cyane. Umudamu wanjye akunda inama zanyu. Ikiganiro iyo mutashyizeho ikiganiro mbona bitamushimisha, aravuga ngo uyu munsi ba bantu bawe yabanebwe. Ubwo nibashobokera muzajye mu kiganiro buri munsi. Tuzajya tugerageza uko bibashobokeye, kuko inama zanyu abantu benshi barazikunda. Ubwo naranditse nyine, ndumva maze icyumweru mbandikiye. Ubwo murambwira ngo ni karibu. Nubwo uyu munsi ufite igihe gito wenda ntaraza gutinda, kuko nagatekereje ko mwakabaye mwarantumiye ari kuwa gatandatu, ari muri weekend, kuwa gatandatu cyangwa ku cyumweru, ariko ntibyabashobokeye nyine bitewe n'akazi kenshi muba mufite. Nuko nabonaga hari ingo nyinshi mutanga inama, ariko mukazitanga nk'abagore namwe, mukagira abagabo inama, mukagira abagore inama. Ndavuga ati nanjye reka nzi uyu munsi ugira icyo watubwira. Si uko mutafite ibyo muvuga bihagije kandi bitatwubaka, ahubwo ni uko ibuye rimwe ritabasha kubaka inzu. Bivuga ngo abantu barunganirana, kandi kugira inama ni nko kwigisha. Kandi kwigisha, ubwo iyo uvuga haba hari n'abiga, kandi kwiga ni uguhozaho cyane rwose. Bivuga ngo no kwigisha burya ni uguhozaho iyo abantu batarambiwe. Ubwo rero wari ugiye kumbaza ngo? Ningiye kukubaza kugira ngo mbese tugire icyo dufasha mbese abantu muri uyu munsi. Ubundi umugabo mwiza wubahiriza inshingano ze agomba kwitwara gute? Ubwo nibyo ndamanzaga gusasira kugira ngo mbigereho namanje kubisasira. Ubwo niyo mpamvu naturutse mu ntangiriro, Imana irema umugabo. Ubu uko byagenda kose, nubwo Bibiliya ntabwo nzi niba bisobanura, igihe Imana yari imaze kurema umugore, kuremera umugore, iby'Imana yategetse Adamu agomba gukorera umugore ni ibihe? Wowe waba ubizi? Njye ntabyo nzi, niwe uradufasha ukatubwira. Njye ntabwo nasomye Bibiliya cyane, ariko nabyimagina. Kuko bavuga ngo Imana ni urukundo, uko byagenda kose ubwo yamutegetse gukunda umugore we. Tuvuge no kumwumvirane, kumukunda, yamutegetse kumukunda. Kuko mu nshingano z'umugabo agomba gukunda umugore. Ntabwo tukibaza ngo amukunda akamushyigikira no mu mafuti. Oya, tukuganira ntagomba kumushyigikira mu mafuti. Mu kibazo wambajije mu nama, nk'inama turatanga uyu munsi, icyiza burya ugiye kubaka neza uhera mu musingi. None reka nanjye nkubaza akabazo gatoya kugira ngo mu nama ndatanga utaza kunyumva nabi. Bibiliya ivuga ko Eva ngo inzoka yamushukashutse. Noneho yamushukashuka ngo bakajya ku mbuto, akazanira umugabo imbuto Imana yarabujije kurya.
tubisanishe n'ubuzima bw'uyu munsi, ese nta bagore baba batuma abagabo bakora amakosa? Bivuga ngo bikaba ari nk'ibintu by'umurage. Ntunyumve nabi, kugira ngo burya tutagira abagabo inama tutamaje kumenya igituma abagabo bakora amakosa nabo bayakora. ariko akenshi njye mbona ari abagabo bagira amakosa cyane. Abagabo nibo bagira amakosa cyane. Abagabo ni abanyamakosa, kandi abagabo hari igihe unabafata neza ukaba ushaka kubabanira neza, ariko bakanga bakaba abanyamakosa. Mbo wemera Bibiliya? Yego, ndayemera. Niba wemera Bibiliya se, ubwo uyuramuka ugiye mu cyimbo cya Adamu, umugore akaza akaguha urubuto ngo ujya kuri uru rubuto nuwanga ndigendera, kandi Imana yarakurinze kurinda uwo mugore, wari gukora iki? Ntabwo nari kurya. Kandi wari kumureka akigendera. Oya, none se icyambere cyo Imana ijya kubabwira ati uru rubuto ntabwo mwemereye kururyaho, ntabwo yabibwiye umugore wenyine. Nkeka ko yabibabwiye bari kumwe. Yababwiye bari kumwe. None se ni gute Adamu nawe yemeye akabirengaho ibintu Imana yababwiye bari kumwe akarurya? Kandi Imana yaramubwiye ngo ugomba gukunda umugore wawe. Kumukunda hari burya iyo ukunda umuntu habamo no kumwumvira, sometimes rimwe na rimwe mukajya inama. Abona umugore yasheze ngo nge tugomba kujya runo rubuto, nitutarubye nge ndigendera. Uri Adamu wari gukora iki? Kugira ngo tugere ku nama z'uyu munsi, twumva icyo twagira inama, uko nagira inama abagabo uko bakwiye kwitwararika, kuko kuvuga ngo abagabo nibo bagira amakosa cyane. Ariko se ubwo niba umugore yaramuhatirije kurya urwo rubuto, nawe afite ubwenge azi neza ko Imana yavuze ati uru rubuto ntimwemereye kururya, nyine umva atari kururya. Ibyo uvuga ndabyumva, yo wumva atari kururya, ariko ntabwo uri kumva ikibazo cyanjye. Umugore araruzanye, umugabo aranze, umugore ati nge ndigendeye noneho, kandi Imana yagucinze kundinda. Nizo urayibwira iki? Ubwo uri Adamu wari gukora iki? Kugira ngo duhite tugisanisha n'ubuzima bw'uyu munsi tubayemo, abantu babayemo, aho abagabo si beza 100%, ariko kandi kugira ababe beza burya n'umugore bigufashamo. Ndi gushaka kugira abagabo inama, ariko nawe manzi ufashe umbwire icyo wari gukora tubisanishe n'ubuzima bw'uyu munsi. Ariko se ngewe ko bwanye numva iyo mba Adamu, ubwo rubuto ntabwo nari kururyaho, nari kumureka akagenda. Wari kumureka akagenda ukaba wujuje inshingano ugomba se nk'umugabo noneho? None se ubwo ari Imana n'umugore we yari kumvira nde? Aha, reka icyo kibazo cya mbere noneho uvuze, ari Imana n'umugore umugabo yakumvira nde? Ari Imana n'umugore umugabo yakumvira nde? Wakumvira Imana. Ibyo nge ntabwo nahamya ngo yakumvira Imana, ahubwo biterwa nuko ari wese afata Imana. Ubwo ntabwo twebwe turi ba Adamu na ba Eva, ahubwo twe twavutse nyuma yabo. Biterwa kuko ari wese afite imyizerere ye. Hari abumvi Imana burya tuyifata, uwo ari wese afite uko afata Imana nuko ayumva. Ariko kiragiye nta yandi mahitamo Adamu yari afite, yagombaga kururya, yagombaga kumvira umugore. None ko Imana yamushinze, hari ijambo ry'Imana riravuga ngo ni gute wakunda Imana utabona ukanga mugenzi wawe urebesha amaso? Ariko se none se ugushatse kuvuga ngo abagore tubarusha ubwenge? Abagore barusha abagabo ubwenge? Ubwo tubarusha ubwenge. Ahubwo babwita ubwenge, babwita ubucakura. Ubwo ntabwo babwita ubwenge, ahubwo abagore barusha abagabo ubucakura. Noneho ubucakura bwabo bakamenya no kubwidefandamo, haba no mu mafuti. Noneho bujya umugabo ukeneye kubaka, niyo mpamvu reka mitengera kuri ka kantu inama ya mbere. Umugabo ukeneye kubaka hari igihe abantu bamwita inganzwa atari uko ari inganzwa. Burya mu bwuzuzanye hari ngo urugero mutura n'abantu bakabagwana buri munsi. Uyu munsi ingumi irabaye, ejo bari kugwana, ejo bundi. Noneho iyo ingo 10 zigukikije zigwana buri munsi, bakabona wowe n'umugore mwirwa museka, batavuga ko ejo ngo ntabwo bisobanutse. Uyu muntu bamushyize, hari ibintu bavuga ngo umuntu bamushyize mu cupa, uyu mugore
yaroze uyu mugabo. Uyu mugabo nta kuntu atari mu cupa, atari uko uwo mugabo ari mu cupa, ahubwo wenda biba binabaho, hari n'uwaba arimo sinabihakana wenda simbizi, ariko reka mvuge muri rusange. Ahubwo bishaka kugira ngo ngire inama abagabo, bishaka kugira ngo ugire amahoro, murumvikana mukuzuzanya, ukumva ugafata. Nubwo dukora akazi katugoye, uwo ari wese umugabo mu nshingano ze, igihe ari muzima atarwaye agomba kujya mu kazi igihe afite imbaraga, kuko haba hari igihe kizagera imbaraga zikabura. Ariko akazi kose waba ukora, waba uri umukarasi, waba uri umukozi wa leta, waba wikorera mu buryo runaka, waba ukorera kure kungana gute, ikintu cyo kugira umwanya wo kuganira n'umudamu wawe, ukamuha umwanya nubwo waba mutoya, ukumva umudamu wawe, gifasha urugo, kikakurinda ko mu rugo rwawe murajya mufatana mu munigo. Noneho muhamagara imiryango, kuwa mbere mugahamagara ati umugabo yandumye izuru, kwa kabiri umugore yamubise mu mutwe, kwa kundi abandi baturanyi babikora. Iyo mwebwe mufata umwanya wo kuganira, uko byagenda kose abantu babashe kuganira, hari ibyo bahuzaho. Iyo muganiriye, umwe aravuga ati wenda mugabo ukunda, urugero, ukunda gutaha bwije, ukaza wanasinze, kavuga ko abagabo banywa cyane, ukaza wanasinze, mbo amafaranga kibebe yari kujyana ku ishuri wamaze kuyakoresha, wayanywereye. Noneho muri kwa kuganira, umugabo nawe ufite ubwenge butekereza, wahaye umwanya umudamu ngo baganire, agomba kumanza akishungura kumva umwana uyu munsi ntabwo arajya ku ishuri, cyangwa se kuno kwezi cyangwa kino gihembwe ntazajya ku ishuri kuko amafaranga nayanywereye. Aho ngaho nawe uri umuntu w'umugabo nyamugabo, utari umugabo mbwa, kuko habaho n'abagabo mbwa, ubwo n'umugabo ko ntabwo nabura kubivuga. Umuntu utayifata umwanya ngahe umugore we akanya baganire, nubwo kaba gatoya, nubwo yaba akora kure, ndafate telefone cyangwa se yamwandikira n'urupapuro rwo kumenya amakuru uko amerewe, kuko ntabwo twavanga abantu bose afite telefone. Nubwo muri iki gihe wenda iterambere aho rigeze, abenshi bagira na twa tundi twagatoroshi, ariko communication, kuvugana, guhana umwanya, ukumva ukanyumva, nkumve nanjye unyumve, ikimbangamiye nkikubwire, ikikubangamiye ukimbwire. Icyo kintu gifasha urugo, kikarurinda za ntonganya za buri munsi, kikarurinda kwa kundi mu kubitana imitego, kuko muri iyi si nta bantu babana nk'abamarayika, nta n'udakosa. Ngarutse inyuma gato, ni gute wavuga ngo umuntu mwamenyanye mukuze, wenda washatse ufite imyaka 22, uri umukobwa, cyangwa se hari n'abashaka hasi yawe, cyangwa se n'abayirengeje n'urugero, kugira ngo wenda nk'umukobwa ufite nka 35 atanyumva nabi, wenda mvuze ko yakaba yarashatse. Buri wese n'amahitamo ye, ntabwo gushaka ari agahato, cyangwa bya bindi numva abantu bigwa bari kubwira abantu mu Rwanda, ariko shatse navuga n'amazina numva bikoma, ngo hari umukinnyi wa filime bamwita Ndera, we ntumuvuge, ngenda ndamwivugira nk'umugabo, bamwita Seburikoko. Ngo Seburikoko kuko udashaka afite impamvu kibimutera, buriya uwe igihe nikigera, gushaka ntabwo ari agahato, gushaka ni amahitamo. Wakumva umutima nama uguhamya ko ukwiye gushaka, ukagira ute ugashaka. Ntabwo uvuga ngo gushaka ntabwo ari gukopera runaka, wewe n'abarumuna bawe 5 bashaka, wowe utarashaka, waba umukobwa waba umusore, ibyo ni uburenganzira bw'umuntu, kuko muri yo ntawe uzakubakira urugo. Burya urugo ntabwo rwubakwa nuko waguhatirije, hari n'abaguhatiriza kugira ngo rushinga ubone, babandi rwananiye, rushinga ubone natwe ubwo icyo twakurushije, ubone icyo twakurushije. Nkira aho ngaho rwose mpaye inama kandi naniyama abantu bahatiriza abasore ati runaka
amaze imyaka senkani atarashaka, ngo kandi murumuna we yashatse afite 20, ngo none murumuna we afite abana bangana wenda bari kurangiza segonderi. Ayo ni amahitamo ye, ubyinjiramo nkande. Uwo mureke nawe afite ikimutera cyangwa hari n'utashaka, nta tegeko rihari ryo kuvuga ngo umuntu ashake. Gusa cyiza kuri njyewe nk'umugabo, nkurikije uko nubatse nuko mbanye n'umudamu wanjye, gushaka ni byiza. Gushaka ni byiza, mwa basore mwe namwe mutanyumva gutyo. Waba ukomeza kwicara aho ngaho ukumva ko atari byiza. Gushaka ni byiza, ariko biba byiza kurutaho iyo ushakanye n'umuntu muzahuza mukumvikana. Iyo ushakanye n'umuntu umugabo uzaguha akanya, kandi ntushakane n'umugore w'isadunda. Hari abagore twita amasadunda, babandi b'intakoreka, ntumve nabi, mu Kinyarwanda babitaga ishinzi. Waba ari umwaku mugabo, waba ari umwaku. Nubwo ndi kubagira inama ukuntu mugomba kubana n'abadamu banyu, nutarubaka buryo ki akwiye kuzubaka. Nushakana n'umugore rwose utakumva, wa wundi uvuga agahita guhagarara hejuru agukubita inkonjo, mwana wa mama we zaba wahuritse. Uzavuge ngo umuruho nawikoreye nyine, nawizaniye. Ariko hagati aho, basore mutarashaka ariko muteganya kuzashaka, igihe ubona gikwire nubona kigeze uzashake. Ariko kandi nta muntu ufite uburenganzira bwo guhatiriza undi ngo nashake, kuko gushaka burya no ni vocation. Vocation, umuhamagaro, ni umuhamagaro. Ariko ntawe tubwiye ngo azahere iwabo, kuko mu muco wa Kinyarwanda hari umusore wahizeho bamwita ngo Ngarama Kirambi. Yaragumiwe. Hagumirwa abagabo se cyangwa hagumirwa abagore? Barasembise si kimwe. Umugore bamwita mbivuze abagore bandakarira. Ko okay, hari uburyo babita, muzabyishakishirize namwe cyangwa mutwunganire muri comment aho hasi ko babyita. Umugore waheze wabo bamwita ngo iki? Umusore ukubise imyaka 50 cyangwa 45 cyangwa akiri wabo bamwita ngo iki? Abo bantu nabo kwinjira mu buzima bwabo bwite hari igihe bari kubabangamira kuko utazi impamvu. Ubusore mutsata adashoboye nko gutera akabariro, wenda afite cya kibazo bita uburemba. N'urugero, umuntu afite ko ari nk'ikiremba we, kandi wenda afite n'amafaranga menshi, mwe mubona akwiye kuba yazana umugore, ariko we yizi neza ko ntacyo yashobora. None kandi agerageza no kwisanisha nawe, no gukundana, akabereka ko ari gukundana, agafata amafoto akagira ute kugira ngo abereke ko ibintu ari tayari. Ariko azi neza ko nta kivamo. Ubwo rero mbere yo gucira uwo musore urubanza, kanibande ku bagabo, uwo mugabo waheze iwabo uzajya umanza umenye impamvu ikimutera. Tugarutse rero kububatse nyine, abagabo bubatse bo bageze mu ngo, inama ya mbere mbahaye cyangwa icyo mbasaba, ntababana nk'abamarayika, kuko nta mwiza wabuze inenge. Atazagira uvuga ngo uriya niwe mwiza, uriya niwe mubi. Ahubwo habaho kuganira. Abagabo rwose mureke dufate umwanya, nutajyagaho umudamu we umwanya, agerageze uko akazi kaba katugoye kose, kuko umugabo abyuka atekereza ejo hazaza. Nimba ntariho famiye yaba hite, ejo hazaza abyuka atekereza gukora. Nituba twarashaje, imbaraga zarabaye nkeya, tuzabaho gute? Ubu ni igisobanuro cy'umugabo. Ntabwo umugabo ari ukubyuka ajya mu kabari ajya kunywa, ako gacupa kukanywa si ikosa, ariko ukabikora ubwo muri make mu buryo bukwiriye. Ariko umugabo nyamugabo agomba kwibuka ko agomba guha umudamu we umwanya. Kandi guha umudamu umwanya, ukamwumva, ukamutega amatwi, ukumva
muri make ya madamu bimeze bite, sinisaba n'igihe kirekire, umerewe ute, none se uko tubanye urabona twakora iki kugira ngo ko mbona wenda warakaye, ese wabyutse. Hari n'abagabo bagera iwabo akaba yabivuze mu rugo mu gitondo, yagiye kare kare umudamu ataranabyuka, akagaruka wenda saa 2 z'ijoro, nta na mwiriwe mute, ntayo, akinjira muri kwinyi kuko yinjiriwe nyine, akumva ko nubwo ari we, akumva ko umudamu atariwe. Mu muco w'abantu barezwe bize, nubwo utarize ariko mu muco ukwiriye, igihe ugeze mu rugo suhuza abari mu rugo, ubabaze mwiriwe mute, umunsi wagenze ute. Erega nubwo nabwo ni uburyo bw'ubundi mwanya, nugera mu rugo ukabona madamu yarakaye, se madamu byabaye bite, nubona kandi adakeneye kuvuga, wowe icyo ugomba uzaba ukirangije, ntuzahatiriza umuntu ko akubwira igihe adakeneye kuvuga. Oya, mureke ijya uwo ukora icyo ugomba, bisigaye amureke ntamwinginge. Kwinginga oya, namwe abagore ntugakabye. Oya, abagore dukunda kwingingwa. Mukunda kwingingwa, ariko urareba, reka nkoreshe imvugo ya filozofi. Ni gute se wafata, birashoboka ko wateka ikiro cy'umuceri ugashyiramo ikiro cy'umunyu, kandi umunyu ni mwiza uraryoha. Oya. Birashoboka. Abagore mukunda murateka, wafata ikiro cy'umuceri ukagishyira mu safuriya ugateka, ariko wajya gushyiramo umunyu ugashyiramo ikiro cy'umunyu cyose? Oya. Nshaka kukubwira ngo ikintu cyose iyo kirengeje kiba kibi. Kwinginga ni byiza, umuntu yora ko ugomba kumwinginga, ariko nturenze urugero. Nurenze urugero wa mugabo nawe za uri feke. Kwinginga ni byiza, ariko nturenze urugero. Abagore mukunda kwingingwa nibyo, mukunda keya nibyo, ariko kandi ntimuzazikunde ngo murenze urugero. Ariko kandi umugabo nawe uzagerageze kuzitanga nibura 75%, kuko ntabwo wabishobora 100%, ntabwo uri Imana. Kandi Imana nayo iyo yari inama ya mbere. Sinzi niba wenda hari ikindi wabaza nkaba nagenda inama ntaza. Reka tugere ku musozo, ariko mu gusoza hari akantu twakomojeho ngo k'abagabo usanga babanye neza n'abagore babo, ariko ugasanga hanze baravuga ngo abagore barabaroze, babashyize mu macupa, njya byumva. Kandi ugasanga ni abagabo mbese bakeneye kubaka urugo rwabo neza, ariko noneho muri sosiyete hanze bakabibona ukundi. Ni iyihe nama wagira abagabo nk'abo ngabo bari kunyura muri ibyo bihe? Abagabo niba babaho rero, nubwo kugeza ubu ntabwo nzi ngewe, ariko niba hari ufite icyo kibazo, imiryango yawe cyangwa inshuti ba famiye b'umugabo bakumva ko umukazana wabo yabarogeye umuhungu cyangwa se umwana, reka mvuge gutyo, nubwo aba ari umugabo ariko ari umwana w'umuryango. Nge icyambere nahamya, ntabwo urugo rwubakirwa ku magambo. Bagabo, ntabwo urugo rwubakirwa ku ruvugo, ahubwo urugo ni pratique, ni ibikorwa. None se ubundi ubagusigiriza iwanyu zirazaka, murara murukurumana, ari ingeso yadutse mu bagabo. Ariko ngabagabo mpuze ndi kubyumva mu kanya ngo hari umugabo wamanje kuruma ngo umugore ugutwi. Nawe wa mugabo ufata umugore ukamuruma koko. Ntabwo nshyigikiye amafuti y'abagore, ariko umugabo niba wumva uri tayari, ubundi haba habuze ikintu cya kintu cyo kuganira. Burya umugabo ufata ibyo ni iby'abana bagwana barumana amatwi. Umugabo nyamugabo ari umugore ugutwi, ngo aramusingiye ngo amurumisha amenyo. Uri umugabo, ibyo ni ububwa. Okay, mumbabarire ntagire umugabo nyumva nabi, ariko wa mugabo nawe ufite gahunda yo kuzafata umugore wawe ugahita umusimbukira ukamuruma umunwa. Biranashekeje, ariko mba numva binatangaje. Ugafata umugore ukamuruma ugutwi, ukamuruma umunwa, ukaruma amazuru. Ibyo bintu ni ububwa, nta bugabo bubirimo.
habaho kuganira. Iyo mwebwe ikiganiro cyanyu mutabashe guhuza, kuko hari abantu nabivuze ngo hari abagore badashobotse kimwe nuko hari n'abagabo badashobotse, icyo gihe niho muhamagara ababyeyi banyu, imiryango ari kuba hafi, ufite nyirabukwe cyangwa se bukwe uri hafi, mukabegera mukabwira ati hano hari ikibazo runaka, mutari mwishyira hanze. Burya ntabwo ukwiriye ko abantu bahita bishyira hanze, buno hateye YouTube, hateye iki, usange ubuzima bwanyu bwubakiye hanze. Oya, ntabwo ibyo bikwiriye. Ubwo wenda wasanga na kera bararumanaga, ariko bigakemukira mu miryango, uwakosheje bakamukosora. Ariko buno nyine dufite ribu, dufite social media, uranda umugutwi, indahita mpagarara hariya bitenerekana, uransitaza. Ntabwo ari byiza kugwana umugabo ngafata ibiganza bye akubite umugore, kirazira. Ntimunyumve nabi abagabo bagwana, ariko mu muco wacu, njyewe aho nakuriye, ntabwo nigeze mbona papa akubita umugore, akubita mama kuva navuka kurinda nkuze mvuye mu rugo. Si byigeze bibaho. Ntunyumve nabi. Si uko kandi batagiraga ibyo badahuzaho, ahubwo twe nk'abana twajyaga tukabona nk'igihe papa aje yarakaye, tukabona ahamagaye mama, bagiye nk'ariya baraganiye mu cyumba, wenda ntitwumve mama wenda ngasohotse yabyimbiwe, sitwumve wenda ngo barwanye batonganye, abantu bakabaho kuganira. Iyo muco kugira ngo abagabo rwose mu gusoza ikiganiro mubeho mukubita abagore, mubeho mubaruma amatwi, mukabira musimbukiye umunye ku kibuno, intoki urazifashe urazihondaguye, kandi ngo urakenera kagutekera. Bagabo, ubwo ni ububwa. Muganire nabo, nimubona bababanye amasadunda banze kubumva, muhamagare repare, ababyeyi baba batisimu, cyangwa se muhamagare inshuti zazi n'izafi z'umuryango, mubabwira ati ariko mwadufasha. Umwe muri mwe ni uhamagara, kuko ntabwo mwese muhamagarira icyarimwe. Uyu muntu arambangamira, bigenda gutya na gutya na gutya, none mwamugiriye inama. Aho yo uwo muntu yanze kumva iyo nama, niho yanze kumva abo bakeya, mumujyana mu muryango noneho rwagati. Mu muryango rwagati byananirana, mukabona mukamushyira mute, mukaba mwanamugeza no muri ribuda, mukaba mwakwitabaza ribu. Burya ribu uri mu mategeko, ntabwo ari ribu ari ikintu abantu bitiranya. Muzajya mumenya kubaha ubutegetsi uko bwaba bubatse, ubuyobozi uko bwaba bwubatse kose. Ribu hari umudamu cyangwa umugabo utekereza ko muri ribu ari ahantu ari rukino nko kwa muramukazi we cyangwa kwa sebukwe, akababwira ngo umugabo aravugise, yamara kubabwira ejo inkoni zabazimu umujinya ugabonetse, bari inkoni cyangwa ari ibiki byamubayeho, atari ko umugabo wanjye burya ntabwo twagwanye ngo twakiraga muri ribu, ntabwo ari aho bakinira. Mbagire inama mwabagore mwe namwe mwabagabo mwe, mumanze mubwire imiryango igihe bishoboka, ariko kuko ribu ni urwego, ntabwo ni urwego, kandi ribu ikorwamo n'amategeko. Nubwo bakwakira baseka bakuganiriza, ariko bariya baba bari kugenza icyaha. Mbese baganire. Inshingano mbese cyangwa ingingo y'uyu munsi twavuga, iyo kubaka urugo rugakomera, kwirinda amabwire. Babandi kuri yangingo ku bagabo, ku kibazo warumbaje mu kanya cy'abagabo, imiryango ivuga ngo niba batagwana bo, wenda batabanye nabi, ngo umugabo yigwa ari gushakisha uwo mugabo, baramuroze, umudamu yaramuroze. Simakanye ko hari abagabo bafite kuba barogwa, nubwo kugeza ubu ntawe nzi, ariko wenda niba hari umuzi cyangwa hari abo azi, yatubwira hano hasi muri komenti ku kiganiro cyanyu. Komenti zanyu turazikeneye, mutubwira niba hari abagabo muzi baba mu macupa nkuko bivugwa, cyangwa bari inzaratsi. Ariko kandi niba hari n'abagore muzi b'amasadunda, niyo terime bundi igezweho, babandi bintakoreka. Kuri njyewe kuvuga isadunda no kuvuga inshinzi
nibura napfa kuvuga isadundada wenda niyo terime yo bugigezweho. Hari abagore nawe windakoreka utubwire muri comment kandi nawe utange inama. Nuko nge byumva kuganira bitanga kuzuzanya bigakemura amakimbirane mu ngo, bigatuma abantu batahiriza ku mugozi umwe, no kwirinda amabwire yo hanze. Kuko urugo ntabwo rwubakirwa ku magambo, rwubakirwa ku bikorwa. Urukundo mbere na mbere nubwo abantu babiri, umugore n'umugabo, noneho bakarutanga sharinga ku mbuto zawo abana babyaye. Byarangiza bikarenga urugo, bikabona bikajya mu miryango yabo. Igihe imiryango ishaka kwisimbukiza rero igahita yumva ko ari yabo ku munota wa mbere, aho ngaho urwo rugo uko byagenda kose ntabwo rwekirimbura neza. Imiryango mbere na mbere ikwiye guha umwanya, reka mvuge gutyo, cyangwa kubaha ubusugire bw'abana babo. Igihe abana bo bahamagaye mu kibazo bakaza biruka batabara, batanga inama, kuko kuri nge numva ari gutyo urugo rwakubaswe. Kuko ibyo mvuga nani gutyo nge mbana n'umudamu wanjye. Umunsi umwe nzamubazanira hano dukorane ikiganiro namwe mu murebe. Ni umudamu uzi kuganira kandi uzi gushyira mu gaciro. Ndamukunda kandi nawe aranyubaha, dutahiriza ku mugozi umwe. Sawa, murakoze. Mwakoze cyane rero kubana natwe. Okay. Namwe mwakoze rero kudutega amatwi. Nizere ko iki kiganiro kibufasha abagabo benshi. Ni ukuri mukirebe mukirangize, sibyo? Niba hari icyo kigufashije, ukande subscribe, usige comment. Turi kumwe, Imana ikomeze ibane namwe.